Mupaka Shamba Letu. Umupaka isoko y'imibereho yacu. Mupaka Shamba Letu ni ikiganiro kigamije guhijaba abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka n'abandi bagira uruhare muri ubwo bucuruzi. Ngewe ubu bucuruzi bumaze kongeza ku nyungu nyinshi. Uko tuvugana sinshobora gutegera ku muntu ngo ampereze mituweli. Nkarya, nkambara, nkisiga. Hii kazi yangu inanisaidia sana. Juu nachuruza tomate, matungulu, chonga. Antuka inanisaidia sana. Juu siwezi kuwa na ile maisha ya omba. Taki niko najitupa mie peke. Mfite umwana wiga segonderi, mwishyurira ishuri, bose ubuzima burakomeje. Ni mu rwego rw'umushinga Mupaka Shamba Letu ugamije kubaka amahoro binyuze mu kubaka ubushobozi mu by'ubukungu ku bagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Mushyigizwaho n'umuryango mpuzamahanga International Alert binyuze mu mushinga wawo wa Mupaka Shamba Letu ugamije guteza imbere ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka no guteza imbere imibanire myiza mu karere k'ibiyaga bigari by'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ku nkunga ya Ambasade ya Swede n'ikigo cy'Ubusuwisi gishinzwe ubufatanye n'iterambere. Mupaka Shamba Letu. Turabasubije mwese abateze amatwi ikiganiro Mupaka Shamba Letu, umupaka isoko y'imibereho yacu. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe uko abacuruzi bishyira hamwe mu kugura no kugurisha nk'uburyo bubafasha gukomeza ubucuruzi bwambukiranya imipaka mu Rwanda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe havugwa icyorezo cya Ebola muri icyo gihugu cy'abaturanyi. Muri kumwe na Solange ya none. Ni ikiganiro Mupaka Shamba Letu, umupaka isoko y'imibereho yacu. Nk'uko mwabyumvise, icyorezo cya Ebola cyongeye kwaduka muri Repubulika Iharanira Demokarasi na Kongo ndetse no muri Uganda, ibihugu by'abaturanyi b'u Rwanda. Ibi bikaba byaragize ingaruka ku bucuruzi bwambukiranya imipaka bukorerwa ku mipaka itandukanye, cyane cyane ihana imbibi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aka kanya tugiye guha ijambo abagore n'urubyiruko rukora ubucuruzi bwambukiranya imipaka mu karere ka Rusizi, batubwire uko muri iki gihe barimo kugurisha ibicuruzwa byabo cyangwa se kugura bishyize hamwe kugira ngo bahangane n'icyorezo cya Ebola kimaze guhitana benshi mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gufatanya turafatanyije nk'uko dusanzwe dufatanya, ariko imbogamizi zirimo nk'ubu ngubu dufite umuntu umwe wenyine uri kugenda. Uyu munsi yari yananiwe ntiyajyayo. Ibintu twabyohereje biratakara. Kugeza uyu mwanya wa none hanjye nohereje ibyanjye, bampamagaye bambwira ko bitanaguzwe ngo biteretse ahantu. Ninginga umuntu wari ubimbwiye ati genda ubiterure ubimbikire, uwatugenderaga ejo azaza abigurisha. Ubwo nyine imbogamizi zihari ni uko umuntu agenda ari umwe kandi ibintu biba ari byinshi, bimwe bikamuyobera bikamutakara. Abakongomani bajya babona ibintu bakayoragura nyine batanguranwa, noneho kwa kundi ujya kubikurikirana bimwe ntubimenye. Iyo twohereje imineke ashobora kuba yasumiye amaseri nk'atanu, yaze kugaragaza akagaragaza 4, irindi rikaba inyunguza akarihisha. Niba bafashe ari nk'abantu 10 bikaza kurangira abashoboye kuvugisha ukuri ari bake. Ariko se iyi systeme nyine yo gufata uwo muntu umwe harimo imbogamizi yego, ariko se kibura kuba nyine mufata uwo muntu akagenda, hari icyo bibaye bifashije mu gukomeza ubucuruzi bwanyu? Ni kubera ko n'ubundi wa muntu atavuyemo ngo agende byose byatuborera, kubera ko twebwe ducuruza ibintu bibora. Yego, ariko nubwo duhomba byaruta ko yagenda, ariko habaye nk'uburyo baba babiri byarushaho kuba byiza cyane. Yego, cyangwa bakaba nka 4, 2 bakajya bagenda umunsi umwe, abandi 2 bakagenda uwundi munsi umwe, kubera ko yagiye ari umwe ntamenya no gukurikiranya amafaranga uko yagiye ayagurisha. Mukomeje gukurikira ikiganiro Mupaka Shamba Letu, umupaka isoko y'imibereho yacu. Aho hari Rusizi, reka tugiye ni Rubavu tuganire n'abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka ndetse n'urubyiruko ni mu karere ka Rubavu ku mipaka ya Petite ndetse na Grande Barriere. Muzi yuko uyu uri mu mipaka muri Afrika inyurwaho n'abantu benshi bambukiranya uwo mupaka bajya cyangwa se bava gucuruza. Aha naho ngo bafashe ingamba zikaze zo guhangana n'icyorezo cya Ebola kigaragara muri icyo gihugu cy'abaturanyi, ariko kandi baranagaragaza n'ibyifuzo bafite ku buryo ubucuruzi burimo gukorwa bashyize hamwe bwarushaho kunozwa. Amazina yanjye ni Barushimana Ange, ndi umubyeyi ucuruza ibintu bya Made in Rwanda, ariko iyo nzaniwe imbuto nazo ndazicuruza. Mbese ndi umucuruzi mutoya yambukiranya umupaka, uko ibintu bije
mbese bituruka ku bihe uko bimeze. Nko muri iki kintu gikenewe ni ibyo kurya. Ubu rero turi kujyana n'ibyo kurya, imbuto, imboga, tukabicuruza kandi tukabigarura amafaranga. Ni ukuri b'abantu bakeya batoranywa mu buri tsinda, abantu batatu uri kwambutsa bya bintu ukagera ukabiha wa muntu wamukiriya wawe ugeze, wamukiriya wawe mwawe usanzwe mucuruzanya, warangiza wowe buri saa 10 ukazunguruka mu bantu bakagwa makeya yabonetse. Ntabwo bimeze nk'uko byari bimeze kera, biri kudufasha cyane. Mubona ari ikiwenda cyanozwa? Nabonaga buri tsinda abantu batatu ari bakeya, kubera nawe uba ukeneye gucuruza ibyawe, ariko batugiriye abantu 5, noneho tugatoramo batatu bakaba bari gucuruza, babandi 2 bakazunguruka kwaka amafaranga. Byadufasha. Uburyo bw'imikorere haba hari inyungu wenda mubibonamo cyane. Nanoneho kugira ngo ugume mu rugo wabona make, umunsi urahomba, wenda ejo akaba ari icyo ubona. Yego ntabwo byamera nk'uko umupaka waba ufunguye, ariko nanone ntabwo byaba byiza babiretse burundu. Ni ikiganiro Mpaka Shamba Letu, umupaka isoko y'imibereho yacu. Tugiye no ku mupaka w'Akanyaruho, aho ni mu karere ka Nyaruguru. Nubwo umupaka ufunze ku ruhande rw'i Burundi, ariko ukaba ufunguye ku ruhande rw'u Rwanda, abagore bakoraga ubucuruzi bwambukiranya imipaka nabo bafashe ingamba zitandukanye zo kwirinda icyorezo cya Ebola. Twebwe n'ubusanzwe twari dusanzwe tutambukiranya imipaka ubucuruzi bwacu, kubera hasanzwe hafunze. Ubucuruzi bwacu tubukorera mu gihugu imbere aho dutuye mu Rwanda, ariko tukagerageza kubahiriza gahunda duhabwa na leta mu buryo bwo kwirinda Ebola, dukaraba intoki, twirinda no gukoranaho kuko byanduza. Nibyo ngamba twafashe. Imbogamizi twahuye nazo kuko urareba twarambukaga tugacururiza i Burundi, ariko ubu ngubu ibikorwa byacu, ibicuruzwa byacu ntago bicyambuka. Imbogamizi tugira bitinda gushira, tugacuruza igihe kirekire kandi twabijyanaga hakurya bigahita bishira vuba, tukabona uko turangura ibindi. Wenda nk'abakora nk'umwuga w'ubudozi, isoko mwabaga muri ifite byabaga bimeze bite? Mwaradodaga mukajyana hakurya, uyu munsi mucururiza? Twaradodaga tukajyana hakurya, ariko uyu munsi ducururiza mu gihugu cyacu cyo mu Rwanda gusa. Rero mu buryo bwo kwirinda Ebola turi gukurikiza amabwiriza, twirinda, dukaraba intoki, twirinda kwakira abantu abo ari bo bose tubonye. Mbega turimo turabikora neza kandi twizeye ko tuzabirwanya. Ukurikiza amabwiriza, niba ari gukaraba intoki, nanga se niba bakiwufunze ukirinda kuko nko kuba waca ku ruhande nk'uko imbere byari bimeze. Kandi nanone kuva imipaka igifunze baratubwira bati nidufungura nibwo muzakomeza ubuhahirane. Ni ikiganiro Mpaka Shamba Letu, umupaka isoko y'imibereho yacu. Pascal Maniragaba ni umuhuzabikorwa w'ishyirahamwe ry'abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka mu karere ka Rubavu. Aravuga uko ishyirahamwe ASETER ririmo gufasha abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka muri iki gihe havugwa icyorezo cya Ebola mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbere na mbere turashimira ubuyobozi bw'igihugu cyacu bureberera abaturage. Icyo turi kubafasha rero ni ukubabumbira hamwe mu byo twita amafiliyeri, cyangwa se abakora ibisa n'ubundi bisanzwe bihari. Bagira abantu 3 bagenda baherekeje bya bicuruzwa, aribo bashyikiriza abakiriya. Abakiriya nabo bakabaha amafaranga bakayazanira ba nyirayo. Hakaba n'indi tsinda ry'abashoferi, yaba b'imodoka, yaba ab'amamoto, cyangwa se ay'amagare y'abafite ubumuga, nabo bafasha mu gutwara bya bicuruzwa mu gihugu cy'abaturanyi. Murakoze. Ese ni ayahe masomo nka ASETER mwigiye kuri COVID-19 mukoresha muri iki gihe kugira ngo nabwo mubashe guhangana n'icyorezo cya Ebola? Mbere y'icyorezo cya COVID-19 ibi byitwa platform, ibi byitwa amafiliyeri nta byabagaho, buri wese yacuruzaga ku giti cye. COVID-19 rero aho iziye biba ngombwa yuko hagabanuka umubare w'abacuruzi bambukiranya imipaka, ariko twatekereje kubashyira mu byiciro. Ubwo tureba abafite icyiciro gisa cyangwa se value chain, bakakora icyo bita filiyeri. Za filiyeri nazo zikitoramo platform. Iyo platform rero yarakoze ihangana n'icyorezo cya COVID-19, aho twambutsaga abacuruzi batarenze 23 mu bantu 50-60 dukurikije amakuru duhabwa na immigration byambukaga buri munsi. Mukomeje gukurikira ikiganiro Mpaka Shamba Letu, umupaka isoko y'imibereho yacu.
Niyonkuru Rodrigue ni umucuruzi akaba n'umuyobozi w'urugaga rw'abikorera ku giti cyabo muri Kamembe. Aratubwira uko urugaga rufasha abacuruzi wangana n'icyorezo cya Ebola kigaragara muri iyi minsi mu gihugu cy'abaturanyi. Ubufatanye n'inzego zitandukanye bagiye bagirwa inama y'uko niba ari nk'abantu 10 cyangwa bangahe bagiye bishyize hamwe byibura umwe yakaba yaboneka, ni mu buryo bwo kugira ngo birinde ariko banarinde n'abasigaye ahangaha, ku buryo rero kugira ngo abantu bashobore gukora business wambutse ibintu ni umuntu umwe wemerewe kuba yagenda akabikurikira akabigurisha akagarukana amafaranga. Ariko ikindi cyiza cyabyo birema icyizere mu bantu ku buryo no mu bihe bitari ibi ngibi abantu bashobora gukomeza kubikora bakaba bakora business ku mpande zombi, haba hano no hakurya. Ni ikiganiro Mpaka Shamba Letu, umupaka isoko y'imibereho yacu. Padiri Jean Paul Rutakisha ni umuyobozi wa komisiyo y'ubutabera n'amahoro muri diyoseze ya Nyundo. Arashishikariza abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka kubahiriza ingamba zashyizweho zo gukora ubu bucuruzi mu buryo bukomatanyije cyangwa se mu buryo bushyize hamwe kugira ngo hatagira abantu benshi bambuka bityo bikaba byakwirakwiza icyorezo cya Ebola. Aranashishikariza kandi abantu kuba batariye igishoro cyabo kuko hari igihe icyorezo nk'iki cyaduka ubucuruzi ntibugende neza ugasanga aba bacuruzi bariye ku gishoro nyamara bitari ngombwa. Muri iyi minsi rero kuva iki cyorezo cya Ebola cyatangazwa, aba bakora cyane cyane ubucuruzi bwambukiranya imipaka bari bibumbiye muri Mpaka Shamba Letu, twavuganye na komisiyo y'abepiskopi ubutabera n'amahoro ariyo CJP ndetse na Alerte Internationale nk'umuterankunga w'uwo mushinga. Batwemerera ko ari amatsinda ko bari mu matsinda nabo bagiye kuganirizwa, ariko hakanashakwa n'uburyo bwo kubaba hafi kugira ngo cya gishoro bagiye bahabwa muri bwa bucuruzi bwabo batagikoresha bakemura ibibazo by'inzara bafite, ahubwo begerwe bereke uburyo bagomba gufashwa muri kwa kuhuza ibicuruzwa bigiye kwambuka. Urabizi ko ariko akarere kahisemo kujya bahuza ibicuruzwa bigiye kwambuka bagashaka abantu bake babiherekeza mu rwego rwo kwirinda nyine ikwirakwiza ry'icyo cyorezo. Nibyo rero turimo, ariko n'ayo matsinda n'ubundi umukozi wacu uriyo ushinzwe kubakurikirana umunsi ku wundi nawe yaratangiye kujya abahuza akabaganiriza akanababwira ko bakwiriye rwose kumenya ko bari kumwe bose itsinda ryabo, kuko n'ubu barafite kese aho bizigamira bose kugira ngo noneho bakoreshe amwe muri ayo mafaranga ya kese kugira ngo bikenure mu bibazo bafite, ariko badakoze kuri cya gishoro kuko n'ubundi ubucuruzi burakomeza ntabwo buzigera buhagarara. Ni ikiganiro Mpaka Shamba Letu, turimo kugana ku musozo wacyo. Mbere yuko tugisoza turaha ijambo Byukusenge Assumpta, uyu ni umuyobozi wungirije ushinzwe imibereho myiza mu karere ka Nyaruguru. Arasobanura ingamba bashyizeho kugira ngo bakumire icyorezo cya Ebola kugira ngo kitinjira mu gihugu cy'u Rwanda. Ni ngombwa kwirinda ibyorezo kuko twanyuze mu gihe cyo kwirinda corona, abaturage barabizi ububi bw'ibyorezo. N'ubu rero mu gihe twumva ko aho mu bihugu duturanye harimo icyorezo cya Ebola kandi ari icyorezo kibi kigenda cyica n'abantu, tukaba twegereye n'imipaka. Abaturage bacu turabigisha, turabakangurira iyo mipaka nayo tugashyiraho ubwirinzi, abava mu bihugu duturanye uko bambuka mu gihugu mu bushobozi buhari tukagerageza kureba ibimenyetso byaba bihari by'iyo ndwara, kubapima, gukaraba, gutegura aho twabashyira mu gihe haba habonetse abafite ibimenyetso by'iyo ndwara. Hirya no hino rero mu bacuruzi, mu bigo, mu nyubako za leta, ahantu hose twashyizeho ubwirinzi bwo gukaraba intoki. Ku batanga serivisi bakabikangurirwa. Abaganga turabafite ahashoboka hose, tuba tuhafite abaganga. Cyane cyane muri Kibeho ku butaka butagatifu twakira abantu benshi baturuka no mu bihugu byo hirya no hino, kumenya abo tuzakira hakiri kare, gushyiraho izo ngamba, gushaka aho twashyira abantu mu gihe twaba tugize ikibazo. Izo ngamba zose zirahari kandi ndumva mu kwirinda kwacu nk'abanyarwanda twabigize umuco, turimo kubikurikirana neza. Abari bateze amatwi ikiganiro Mpaka Shamba Letu cy'uyu munsi nta tugisoreje. Turashimira abantu batandukanye bagize uruhare muri iki kiganiro. Turashimira kandi Jasmine Duhirwe, Christine Ndacyayisenga na Jean Uwamahoro nabo bagize uruhare muri iki kiganiro. Nge na Solange aya none naho ubutaha.